mbere bavuga tugiye kugera muri private jet numvisha ari ibintu ariko Imana ireba Kagara mwitegereza iramureba mwitegereza iravuga ati Kagara mwana wa mama negezemo njyewe kandi nabwo ni private ariko man umva ukuntu Imana n'igitangaza Sumane ngo ibaze umuntu uteregeze wigondera private car imodoka nyine private nyine tu kakanya akaba ari kugera mu modoka nakumaye mu modoka kakanya akaba ari kugera mu modoka mu ndege ya private jet indege itari rusange private jet nicyo bavuga ngo Imana irakora ariko ndakubwiza ukuri ko abantu mwifuza kugera mu ndege muhari kandi nanjye narindi muri abo bantu byutse ugasanga zari inzozi wibereye ibaze ko ndi kugira ngo ndacere kurotana n'ubu nyine nje ntago u Rwanda n'u Rwa mbere man seriously man ku isi hose njewe kamubwire pe niba ari umuntu wa mbere uteshemo no kuba umunyarwanda nje bajye batuye impano nyinshi buri gihugu ubu nje ndifitemo impano nje kugenda nza niba nzazitwara mu ki niba nzafata indege yazo so no kuvuga ngo iyi ni hoteli turimo twirarira urabona ahangaha iyo maze ari ukuntu ubu maze nko kurya ugahaga uri kubwira Imana ngo Mana warakoze wangize twakomeze yambaye n'isaro y'uruganiriro ahangaha nta n'isaro mande urabona ko twatamaze no kwitamo gake Mario iri tara rigura miliyari 450 n'ibice bibiri tunaricana abanza baboneshere mutazanagira ngo yese gutya rirazimye yinze nguye uretse urebe bikamva yinze nguye ukomeje nuko ko ndo muri Karabaye kuko izi hoteli ziba zarabatekerejeho ku bantu bafite ubumuga no rero aka kaboro urabona na kaboro ngiye nanjye mbanye nkoresha si bya bindi biba bihanitse neza akiri abayeho neza n'akaswe abakene ntabwo tuzajya mu iduka kandi mwana wa mama Imana izaguhe kubona ku mafaranga uwo muri cyaka kandi aka ni agafirigo sibyo ni firigo hariya Soma iyihe iyi ngiyi oga unibuto ishuka ntabwo yaragutoka reba ukuntu ishuka ibisa bizangu oga buri munsi nta mata uko iryamye utoze imbyiro tayari zitazira marikanga baba gusomye mu mutwe nyaboneka igihugu uzajya mu rukundeba utazajya kurara ku gitanda by'abandi bakaba bazi ko uri umunyarwanda ukasiga ibikusha reba yarandira ukana Sumane ejo bundi abantu bambuye muri private jet reka mbabwize ukuri n'abantu mwe bantu mu nkuri cyane akakanya ushobora kumva ko ibintu bitarenze yes of course bagushakika agatebe kikara yes abadukurikirana cyangwa se umunsi ku muri kuri Africa TV nongeye kubasuhuza nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana Uwiteka Nyagasani gukomeza kubana namwe kuba muri no kumwe Imana gukomeza kuba turindira ko muri abantu badanje nimwe mutumye turi hano tuvuze ngo badahari ntabwo twaturi hano sibyo turi magirirana so ndabanza gushimira Uwiteka bwa mbere ndabanza gushimira Imana irarenze Imana burane yo nyine niyo mugengo wa byose Imana niyo yadanje Imana niyo izi ibintu byose Imana ntabwo wabona uko yisobanura ngewe naboze icyo mvuga nyine ku Mana gusa Imana irarenze Imana niyo kubaha ibihe byose rwose Imana niyo kubaha kabisa niyo kubaha urabona ukuntu anya mba niteretse erega nawe bitabira Sumane uri ku gatebe kikaraga ku buryo umuntu yakaraga uko nguko yes kikaraga kakakujyana kakakugarura iyo ufite amavunane niko kamaro k'ino ntebe urabona hari ukuntu wicaye ku ntebe
ukaba uri muri pozisiyo imwe nka gutya, ariko iyo rwose iyo ushatse nyine urikaraga nyine urumva ni intebe nziza cyane. So rero bakunze badakurikirana umunsi kundi kuri Africa TV Soma turabashimiye cyane. Nkunda kuvuga ngo twatangiranye nabo dufite mu subscribers 0 kugeza ubu tugeze ku ba subscribers barenga 116. Ni ibintu byatari byo gushimira Imana ndetse no kubashimira byo muri rusange. So rero no ku bantu bagiye abana nanjye muri rugendo ndimo nyine itwa ndimo nabo n'abantu badanje mwese abanyarwanda mwese muri rusange muri abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye. Naho kuvuga nyine urumva ndakubera vuze ngo badahari se n'abantu ndi hano yego kubera abanyarwanda ndetse n'abandi na Afrika yose muri rusange n'isi yose muri rusange. So muri abantu bagaciro cyane kuri ngiye kabisa. Kakanya tuvugana twira hano bita Nigeria. Umujyi bawita Nigeria, nuko umujyi bawita Lagos. Cyakora bita umujyi mwiza. Kubera rwose ubonye ko n'abari abanyamerika bageze ku mazi akavuga ati wagira ngo ni Miami Beach. Bavuze ati ahantu bajyana Miami nyine aboro. Lagos irarenze bya danje. Lagos irarenze ubu ndimo nturanye na Davido ndimo nagenda nkahita muhamagara gake. Ahubwo nabonye wahuye n'umwami wabo. Wabibonye ariko yego wabo ni manager y'abahanzi meya na producer waremye abandi bose ni producer ukomeye nyine muri Nigeria nyine tararenze byatanje. Imana ni gitangaza. Nje ntabwo nakemera ngo bino bintu ngo n'ubwenge bwanje ngo cyangwa se ngo ni nge ngo wabyigijeje ntabwo ari bye. Ni kubera Uwiteka Imana nyir'ingabo. Niyo mpamvu tuba tugomba kwicara tugashimira Imana. Ntaza kuvuga ntabwo mukagara ngo murabona ngo mfite nta bwenge mfite bro. Nta bwenge mfite. Ariko abantu batagira ngo uranarufite. Ako nanone ntavuga ngo ntabwo wageze ahangaha ari igihaza umuntu yakoresheje. Nabwo ntavuga ngo nta bwenge mfite mukagera ko ntabwo nanone. Umuntu aba yarabikoreye. Nanone nyine buriya nanone ntabona kubwira abantu ngo nubu n'imbwa yuriye igiti ntuzakeke imbwa igira amababa. Ahubwo manzi utekereze impamvu nyamukuru yatumye imbwa igera mu giti. Uko bishobora kuba byayisabye nk'amasaha 18 uzi mwiraguruka igira amababa. Ntabwo bibaho. Ushobora kuyifata nk'imyaka nk'itatu kugira ngo igere mu giti. So rero gusa nyine Imana ya mbere hava Imana hakajya abantu. Yego. Nta muntu wigira man buri umuntu agirwa n'abandi bantu. Nta muntu wigira ngiye kuvuga ngo urabona ngo binenge oya. Ariko ageze Nigeria habuze umuntu no kugutsinda. Isi yose riga barabitiye tuvugisha ukuri. Ngiye sinja kuvuga nkunda kuvuga ibintu bitagaragara. Ntabwo ibintu bigaragara sumane bihari. Yego. Akakanya ibihugu tumaze kuzenguruka mu bihugu igihugu ni cya gatatu. Twagiye muri Ghana, tuva muri Ghana tujya muri Cameroon, tugira muri Cameroon tujya Nigeria Lagos. Yego. Mu kanya dushobora kujya hehe nibanga muraza kwemeza kandi mu kanya nabwo ni private jet kandi nabwo ni private. Ariko man umva ko Imana n'igitangaza sumane wibaze umuntu uteregeze wigondera private car imodoka nyine private nyine tu kakanya akaba ari kugenda mu modoka mu modoka kakanya akaba ari kugenda mu modoka mu ndege ya private jet. Indege itari rusange private jet nicyo bavuga ngo Imana irakora burya nyaboneka buriya kagarara nanjye buriya gisi nari ko ibintu byambaho kumva umuntu hari ahantu utugare ahantu ngo yisanze kuri private jet ni ibintu bya danje birenze byo gushimira Imana cyane birenze ibintu bishobora kuba ko ni ibintu bito ariko ndakubwiza ukuri ko abantu mwifuza kugera mu ndege muhari kandi nanjye narindi muri abo bantu. Ese kagara reka nkubaze uramutse usanze ubyutse ugasanga zari inzozi wibereye he? Wibereye muri Nyakabanda ugahita wicura. Mbwira ikintu cya mbere watekereza n'ikintu wavuga. Natabwiye washamanga urakoze kunkura kabisa urakimpaze. Ngeye ikintu navuga nabwira Imana turakoze kumpa inzozi nziza. Cyakoze inzozi zaba ari nziza. Ibaze ko serious no mugenda cyari kujya ndi kuri ubu nyine ibaze ko kugeza tumaze n'isiga kiri kumara icyumweru hafi n'imisi. Ibaze ko ndi kugira ngo ndacyari kurotana n'ubu nyine nje ntabwo ndabyumvisha nyine ariko nabumva ibintu kumva ntabwo uri kubyumva neza. Ako nukuri abantu wabonye konve yaje ko twakira nyine wabonye abasirikari Imana buriya abasirikari b'iki gihugu bafite discipline yatanje kabisa kandi turana I really appreciate people from Nigeria from bottom of my heart. I really appreciate you
so what how you have done for me, so n'abantu badanye cyane kandi I wish one day you come to Rwanda and visit Rwanda. Rwanda is the best. Narabivuze, Rwanda is the best countries in Africa. Sibyo, we really appreciate His Excellency Paul Kagame kubera ko man yaduharuye inzira bro. Urajya mu kindi gihugu none ikintu no kirenze man. Urajya mu kindi gihugu ugasanga umunyarwanda burarazwi none bakakubaha kukumvisha ngo uri umunyarwanda. None wumva ikintu cyantangaje no ukuntu bano bantu twabwiraga u Rwanda ukuntu ari rwiza. Uribuka turi muri Nuza muri Ghana umukobwa twasanze ari kurya hano akavuga ngo yaje muri ya mikino y'Inuza ya basket ahita babwira uburyo u Rwanda ari rwiza bagira service nziza umva ngo bamufashe neza ahita bibabwira barabaniga none bo bahita bishima bahita bavuga ati ngo ibyo mutubwira koko nibyo. Je narumiwe ibaze ko mu be twahuye avuga ntabwo yavugaga Kinyarwanda mani kagana tuvuga Icyongereza gusa. Okay ntabwo tukize nk'abakivukamo ariko wakibaza ko ku buryo ndenze vuga Icyongereza iminsi 2 nayo navuga Kinyarwanda ibaze ko nasomana vuga Icyongereza none ari ibintu babikomereye ni ukuvuga ngo ahangana Kinyarwanda dukoresha ni Icyongereza gusa. Mvuga Icyongereza ibaze kuri stream mvuga Icyongereza kujya kurya tukavuga Icyongereza kujya kunyara nkavuga Icyongereza kujya kuvuga Akanyarwanda iyo turi kuba mu cyumba iyo turi mu cyumba nibwo twongera kwiganira Akanyarwanda kahe Ikinyarwanda cyacu twagikomboye ariko nyacishamo nkahita mvuga ati ngo mwana wacu byumva ari igihe ngitacishamo nkabona nk'umupeti ajye wavuye mu nzira bike byawe none nkahita nibuka ko tutari mu Rwanda akahita ndeba akabona ikirimi mubwiye. Ariko birarenze nyine birarenze gusa man Rwanda n'u Rwanda ngewe ndashimira man ikintu cyo nabwiye abantu man twige baduhaye amahirwe umusaza Perezida wa Repubulika man yaduhaye igihugu cyiza pe none igihugu yaduhaye gihereza agaciro buri muntu wese ariko bagiye kwambara Imana yabagwaye muri Nigeria. Reka manze uyo ngiye gushimira umusaza sinyamvuga nambaye ingofero urumva yahaye agaciro buri munyarwanda wese urumva noneho especially ku bantu bafite ubumuga man abahereza amahirwe yo kwigaragaza kugaragaza icyo mushoboye kuko biragoye kuzanirwa ngena mvuga ngo ko mfite ubumuga ntabwo bivuze ko ndashoboye ko nena bigaragaza ubu rero nibwo ndi kugira ngo ubu ngubu cyo nibwo none bigiye byagaragara. Rega ikintu cyambere aratubwiye ngo umusaza aratubwiye ati rubyiruko mwihangire imirimo. Yes urumva kuko u Rwanda rwacu ntago dufite ubutunzi buhambaye ikintu tugomba gukoresha ni mu mutwe wacu kugira ngo tubaje kugira uti gutera imbere nk'urugero ariko bayidahura nahambaye buri cyambere iyo dufite abantu kandi tukaba dufite abantu bazi ubwenge nibwo butunzi bwa mbere ibindi rero dushaka twabigeraho nibyo ngo dukoreshe mu mutwe tutagiye no kwirirwa twanariza ibintu byinshi. U Rwanda ni urwa mbere man seriously man ku isi hose ngewe kanubwire pe niba ari umuntu wa mbere uteye ishema no kuba umunyarwanda ni nge wa mbere kuko abantu basumve n'ibintu byose mvuga ntabwo narangiza nkavuze mu Rwanda no ngewe niba hari ikintu nkombe n'inkumburi ya gasombe pe cyane bantu banje ibyo byananiye bari barakugaburira ibiryo biri mu rusenda mbega uzi ko ibiryo byose ari urusenda ndabije mbega urusenda ibaze ari inyoni igiroba mu mazi bita samuroba ni inyoni ziba zikunda kuba ziri mu kivu zira za njanga z'indogo samuroba barayirira injanga gusa isamuroba bigiye kwiherera yivuze induru n'umuntu uriya urusenda ruri hano nanjye turakoza kuvuza induru kubera amahwa umujyi wose ugakangara yawe ubwo amababa y'ijombo. So rero nukuvuga ngo guys rero twibere muri hoteli twebwe ariko ngo turi kurara muri hoteli ya mbere mu gihugu mu gihugu pe aba batipe no ya mbere mu gihugu rwose simba beshye habro n'ahantu heza cyane urabona iyi ni impano baje badaha impano nyinshi buri gihugu ubu ngiye mfitemo impano ngi kugenda nzaba niba nzazitwara mu ki niba nzafata indege yazo zuzuye nabo zimwe naho nzishyira urumva gusa nyine buri gihugu ni kugira amari ku Imana kana kagwefero kandi mbo mudare wawe ntabwo uri hara mu nzu iyi ni ingwefero rero bampaye hano muri Nigeria nimara kuhagera aho twena nzajya nyambaza gutya no mpete nigendera no tubu
yitwa tuni tw'umutuku. So ni ukuvuga ngo iyi ni hoteli turimo twirariramo. Urabona ahangaha iyo maze hari ukuntu ubu maze nko kurya ugahaga uri kubwira Imana ngo Mana warakoze, wangiza ukaza ukicarira ahangaha ukabanza ukafiringa ibintu gake gake twagiye. So urumva akanaga televiziyo urumva ni gusa mwese tuba twibira ushaka kwirebera nk'utuntu nyine ukuvuga ngo akwenda ashaka kumenya ibintu biri kubera mu Rwanda. Nagwituza ko batazanagira ngo ntabwo nzi gucana mwana ngiyi urumva tuzanagira ngo ntiyaka mwana kandi ejo wari uri kuyatsa. Yes barabizi se urumva ndiko umwana wo kwesha ndi kurara muri hoteli noneho ubu gutya nanjye namenye gukora ibintu byose mwana. Urabona iyi ni televiziyo byose bidushyira nyine kuri email nyine tu aratubinjira mu gihe twakomeje n'ibindi bikabisa. Twakomeze mbonye imisaro y'uruganiriro ahangaha n'ibisaro mwambere ubona ko twari tumaze no kwitamo gake gake. Wariho iri tara rigura $150 n'ibice bibiri. tunaricana abanza baboneshere mutazanagira ngo yesi gutya rirazimye. Hinze nguye uretse urebe bikavuga hinze nguye nose kucyanye taramaza akayita ucanye taramaza agahitaza ushaka kuyazimya amazi kahota. Ibintu byose hano ni tekinoloji ukora ku kintu kimwe ikindi kikizana. Ubu byose n'amazi ntiyakira ngo ushaka uhagazeho gatuza. Umusore kuva ni hariya hano hejuru. Iyi ni twose tuba twibereye. ariko hano hari ikintu gitangaje. Ukomeje avuga ko ndo muri Karabaye. Yego. Komanda aragize sinzi mpamvu uko none rero ikintu gitangaje ni uko izi hoteli ziba zarabatekerejeho ku bantu bafite ubumuga. None rero aka kaboro urabona ni akaboro ngiye nanjye mbanye nkoresha. Si bya bindi biba bihanitse nk'iyi ngiyi nyine iyi. Sureba ubuke rwose ahangaha itanyine ndaguca nkaka no kugutoke gake gake. Ntabwo ari nk'ahandi ujya kwimanika uri kumva urabona ko baba bagutekeye. Akiri abayeho neza n'agaswe. Abakene ntabwo tuzajya mu iduka kandi mwana wa mama Imana izaguhe kubona ku mafaranga uwo muri cyaka kandi Uwiteka azaguhe ku mafaranga. Izina ry'ihakosha ibaze none haba hari amasomo atandukanye. Niyo ngiye narabuze yo muri kubiri sindabimenyera. Iyo ntabwo ndabimenyera ariko namenye ko agashyiraho gutya. Nanjye mbere kuturusha gake n'ubwiherero tukaba twakomeje gake. Yes ushobora kuba ushaka wowe kwitekera ubwawe ubatse ushaka kurya ibyo byo muri resitora. Iki ni igikoni. Aka ni agafirigo sibyo? Yego. Ni firigo hariya soma? Iyihe? Iyi ngiyi. Iyo ngiyo ni ifuru. Ni ifuru. Iki ni igiki? Nayo ni ifuru iyo. Ntabwo nzi n'ibyabo bose umupira aho iyi ni kibazo firigo mene. Urumva utu ni utubati n'ibito. Kubibona ndabona akamashini barakazanye ko twaje mu kazi na kumaze n'abandi bakiri ubafasha kongeza hano hejuru Yes. Thank you. Welcome. Gake.
ariko mani narenze kabisa. Umwana wo kwisha. Umwana wo kwisha. Bro. Imana nabwi. Imana narabwo ngasomara Imana iri kundeba. Iyo kandi ndikoresha na ba DJ Pius. Uburesha na. Neza. Ibona twose turesha. Bageze inyota. Nabuze yarahohoze. Mbona tukwamaze tukwifomereza. Dukomeze hanze. Mari turebe mu cyumba hanze turasohoreza. Cyo cyumba ari kurara. N'icyo cyumba rero kunishuka isi. Niba utoga. Uniba ishuka ntabwo yarara gutoga. Reba ukuntu ishuka ibisa. Bizangu oge buri munsi. Nta mata. Uko iryamye utoze imbyiro tayari. Zitazira marikanga. Baba gusomye mu mutwe. Nyabuneka igihugu uzajya mu rukundeba. Utazajya kurara ku gitanda by'abandi. Bakabaza kuri umunyarwanda ukasiga ibikusha. Bakavuga ati abantu mu Rwanda nibo jya ku gitanda woze ufite agasu. Sibyo? Iki ni gitanda tugatiri kwirarira. Rekomereza. Nazo twamenye kuzikingura manura cyane. Ngo kurura. Numva se bitari kugenda. Kurura gutya. Okay. So abonye akubo Nigeria kiba kuri kabisa. Anga niho mbandi iyo nshaka nyine kuza kwifata no. Mwayibonye view. Mwayibonye namwe. Mukubibona. Reba yarandira ukana ko y'ubuzima bwawe bwangesha. Nukuvuga ngo ahanga yashaka kwizira hanze ngo manze nifatire tuganiremo gake ngewe na Sumani turimo twibaza muri Karabaye twaya twibaza no hantu twavuye ukuntu hameze ese dushaka no kwireba Lagos gake twiziranga amubonye wekisi so Sumani ejo bundi abantu bambuye muri private jet reka mbabwize ukuri n'abantu mwe bantu mu nkuri cyanya kakanya ushura kumva ko ibintu bitarenze ariko ibintu n'umugisha w'Imana ukomeye cyane waba wakibaza mu buzima Asumani urabizi no kwigondera private car ni ibibazo byari ibibazo naka wimbwira private car moto ya private yo irahari se nakababwo byari ibibazo ariko ibaze umuntu utarigondeye private car ari muri private jet. Njye mbere bavuga tugiye kugera muri private jet numvisha n'ibintu bitabaho nyine numva ni nyine ni ibintu bidashoboka urumva ariko finally byarangiye bigize gute bibaye. Imana rero ntihabwa icyubahiro man ntabwo niyumvisha kuko nge nagezemo pe nyine Ashton Hall amfata nk'umuvandimwe yamaze kumfata nk'umuvandimwe nyine pe n'umuntu mwiza cyane pe njyewe nabuze ukuntu mbivuga nabuze nuko none gutyo sinabona amagambo nashobora ko nabisobanura bro man nyine tutagiye kubeshya private jet abari inzu za buri muntu wese asoma private jet ntakigererwamo n'umuntu wese ariko Imana ireba kagarara mwitegereza iramureba mwitegereza iravuga ati kagara mwana wa mama private jet nawe ugomba kuyigenda. Imana yarenze cyane negezemo njyewe ngira ngo ni inzozi ngira ngo neza ndatekereza ko Mana ngiye ko ese ni ngiye kugiye muri private jet private jet ni nave indege isanzwe yo negezemo nayo nkajya numva singi nukuri kuko nyine numvaga mbere barambwira ngo indege mani nkumva ni ibintu bitaba nkumva ni ibintu ntazigera mbona nkumva nyine no kuyibona bizagora nyine nkumva mani ntabwo bishoboka kuri njyewe ariko Imana nyine finally yarangiye nyine bikoze mbo inamvana noneho umuntu uza mu ndege isanzwe no ikira muri private jet man ibintu ni amazing kuri njyewe man ni ishimwe rikomeye kuri njyewe. Imana yo ni Imana nyine yo izahorera Imana kandi izahorera Imana ibihe byose. Bro uzi kuva nafashe twavuye Cameroon kugira ngo tuve Cameroon tujya muri tuza Nigeria twaje muri private jet
urumva twavuye mu Rwanda no naje n'imodoka n'isore n'indege isanzwe nabyo byari bitangaza kuri njyewe. Tuvuye mu Rwanda tujya guparika ku kibuga cy'indege cya Ethiopia, sibyo no? Twabanje guparika ku kibuga cy'indege cya Ethiopia tuva mu Rwanda. Yes, twabona gukomeza mu kuntuza tujya muri twerekeza nyine muri Ghana. Muri Ghana icyo gihe tuva muri Ghana tubanza guca muri Togo. Tuva muri Togo tuza muri Cameroon. Muri Cameroon dufite private jet tugera ngaho ki. Uko mu bihugu tumaze gucamo byose ko ari ibihugu bitanu. Yes, ni ibihugu bitanu. Imana irarenze byose kandi Imana bura ni ya danje Sumani. Ya. Murengo ukorera. Ariko iki gihugu gifite imodoka. Pe. Gifite imodoka uko ndazireba nanjye nkiherera nkavuga ati ibintu nta mazi. Gifite imodoka nyinshi pe. Okay. Soza tugira icyo ubwira abanyarwanda mu gusoza. Icyo nabwira abanyarwanda cyo ni kimwe, nuko gahunda yo gukorayo irakomeje. Ubu ntabwo aribwo tugiye gucika intege, ahubwo ubu nibwo tugiye gukora cyane. Yes, nibwo tugiye gukora cyane birenze uko twakoraga mbere. Nibwo tugiye gukora birenze uko Sumani twagera gute twakoraga mbere. Ubu niho kandi n'udushya turahari kubatungura ewana byo ni utuntu twacu. Gusa ntekereza yuko aka kanya nibwo dukina abantu kujuko twari tubakeneye mbere. Yes, abantu rwose mukomeze mudusapotinge, mukomeze mudushyikire abakunzi bacu abadukunda, kandi pe ndashimira nyine abantu bose abanyarwanda bose nta n'umuntu umwe nkuyemo, abanyereka urukundo. Nanjye nuko mbakunda cyane, ndabakunda cyane, kandi nifuza yuko ibintu twabikora kuri urwego. Naravuze ati why not mu Rwanda tutagira umu best content creator ku rwego akaba yitwa dufite umuntu content creator wa mbere ku isi muri Afurika, ahubwo ushobora kuba yaserukira Afurika. Yego, kandi avuye mu Rwanda mu gihugu cyacu u Rwanda twabikora kandi twabishobora, kandi bose n'abandi ba content creator nabo bose aho bari batepisi, kandi mwese mukomeze nyine dukomeze dushyiremo agatege pe, dukore nyine ibintu bya danje. Imana ntabwo gitererana abantu bawo nyine buri gihe bihari kugira ngo itugirire neza. So rero navuga menshi, gusa nongeye gushimira Uwiteka ndetse n'igihugu cyanjye. Reka mbabwira ngo Nyagasani akomeze kubarinda, Imana ikomeze kubana namwe, kandi ikomeze bahereze ibyo mwifuza mu buzima. Ngenda ari kugira ngo tuzengurukane isi, kandi ndabizi ko urugendo Imana yatangije na n'ubu turacyari kumwe nayo. Ntabwo ari cyo gihe kugira ngo dutererane, ahubwo ni cyo gihe kugira ngo ikomeze n'ubundi ibane natwe. Rero ikomeze nifuriza amahoro Nyagasani, ndabakunda cyane. Ciao Nigeria dore inyubako